ya ngira ngo ndizera yuko mumeze neza aho muri hose nk'ibisanzwe ni Sano News imbere za kamera yanyu turafite Marene wacu Marene turakwakiriye ku Sano News. Murakoze cyane Imana ibaho umugisha. Wari umaze iminsi ariko ahantu uri hari hameze neza kandi kubona urasa neza cyane. Murakoze cyane. Nk'ibisanzwe rero ni ibiganiro byiza kandi bitanga inama zubaka cyane cyane Marene abari tubwire ku bintu by'umuryango n'ibiganiro mugaragaza ko mukunda. Marene uno munsi ugiye kutubwira ku ki? Uyu munsi nk'uko bisanzwe dukunda kuganira ku bintu by'umuryango. Iyo tuganira rero ku umuryango ugizwe n'ibintu byinshi cyane. Ndagira ngo wenda nk'abantu badukurikiye baze kubyumva, umuryango icya mbere na mbere hari aho ushingiye. Umuryango ushingiye ku mugabo n'umugore. Umugabo n'umugore ubwabo nibo fondasiyo y'umuryango. Iyo urugo rurimo umugabo n'umugore ni ukuvuga ngo umuryango uba watangiye kubakika. Hanyuma hari abandi bantu rero baba bashamikiye kuri uyu muryango, aribo abavandimwe b'uyu mugabo cyangwa abavandimwe b'uyu mugore. Hari ababyeyi b'uyu mugabo, hari n'ababyeyi b'uyu mugore. Abo bose ni abantu bashamikiye kuri uyu muryango kandi abantu tutagomba kwirengagiza. Abo bantu tutagomba kwirengagiza rero tubazi mu ibyiza, ariko hariho n'igihe duhura nabo mu bibi. Bo bakaba batugirira ibibi cyangwa natwe tukabagirira ibibi. Niyo mpamvu rero umuryango njya mvuga ngo umuryango ni ikintu kigari n'ubwo ishingiro ryawo ari umugabo n'umugore. Yego, abantu twita ba mabukwe na ba sobukwe ni abantu bo byo kubaho. Ase tugomba kwitwara gute imbere yabo? mabukwe ni umuntu wo kubahwa. Wenda reka mpere ku ruhande rw'umugore. Mabukwe ni umuntu wo kubahwa kubera ko icya mbere na mbere yakubyariye umugabo. Aramurera, aramukuza, amugeza nyine ku rwego umubonaho. Amwigisha amashuri, aramwambika, nta kintu umubyeyi w'umuntu aba ataramukoreye. Ndetse arangije atangira no kujya asenga amwifuriza yuko uyu musore we yabona umugore. Agize amahirwe rero barakubonye. Uyu muntu wakubyariye umugabo ukwiye kumwubaha 100%, ukamuha icyubahiro. Sinavuga ngo hariho abantu bajya bavuga ngo umuha icyubahiro nk'icya mama wawe, ngo sinamukunda nka mama wawe, sinanamubaha nka mama wawe. Buriya amaraso ni ikintu gikomeye cyane. Uwakubyaye barayakubyaye, ariko n'uwakubyariye umugabo ugomba kumwubaha cyane ko icya mbere cyo urabizi neza yuko umugabo n'umugore ni umuntu umwe. Iyo mumaze gusezerana muba mwahindutse umwe. N'ababyeyi banyu rero mwakagombye kubafata neza ku rwego rumwe. Ariko tukagenda tukavuga ngo n'aba babyeyi nibafata abana nk'ababo. Niba ufite umuhungu wawe akaba yashatse, uwo yashatse nawe yakagombye kukubera umwana, ukamufata nk'umwana wawe. Mabukwe rero twamusaba ngo nubwo akwiye icyubahiro 100%, ariko akwiye no kwakira umukazana nk'umwana we. Kuko hanze aha ngaha twamaze kubona ibintu byinshi cyane. Twamaze kubona yuko nyoko uko ashobora kuguhangayikisha ku rwego rwo hejuru. Nyoko uko akamera nk'aho ari mukeba wawe mu rugo. Ibyo bintu rero ni ibintu bibi ku buryo bukomeye. Rero iyo turi kuvuga nyirabukwe w'umuntu, ni umuntu w'agaciro, ni umuntu wo kubahwa, ni umuntu wo gukundwa, ariko nanone nawe nakunda aba bana nk'abana be. Amenye ko ari we muntu wa mbere ugomba gushyigikira urugo rw'umuhungu. Yego. Ngira ngo turava aho ngaho hari igihe ariko ba mabukwe wenda mu mbabare ngiye kubivuga hari aho bakabye. Ugasanga nawe atangiye gufuha donko. Agatangira ati umwana wanjye wamuciye kuza hano, ati ntakirya hano, ati udufaranga yampaga ntagatukima, ati umwana wanjye ikigaragara yaranyanze. Rero bikazana n'amakimbirane, ugasanga umugore atangiye kurakara. Ibyo ngibyo wowe
ubibona gute hakagombye gukorwa iki? yego nyirabukwe w'umuntu inshuro nyinshi natangiye mvuga ngo tuvuge kuri kote y'umugore. Ubwo ni nyirabukwe n'umukazana, ni umugore n'ubundi ndi kuvugira. yego nyirabukwe n'umukazana. Nyirabukwe n'umukazana nk'uko wari ubivuze, hari igihe dusanga bari guhangana, ariko njyewe njya mvuga ngo baba bari guhangana mu mafuti. Kubera ko ikintu cya mbere na mbere, uyu mukecuru yakagombye kumenya ko umwana we n'umwana we ndabyumva 100%, ariko n'umwana umaze gukura. Ni umwana umaze gukura, ni umwana umaze kumenya kwishakira, ndetse n'umwana ugiye kugira n'abandi bana, cyangwa n'umwana wamaze no kubona abandi bana. Kubera ko umwana wamaze kubona abandi bana ukomeza kumufata nk'umupeti, wakagombye kumenyera umwenda kandi yamaze gushaka umuntu uzawumumenyera, wakagombye kumumenyera ibyo kurya kandi yamaze kubona umuntu uzajya umumenyera ibyo kurya, ukumva za nshingano wari ufite akiri umubebi wawe urashaka no kuzigira yamaze kuba umugabo. Iryo ni ikosa nkunda kubona tujya tubona ku bakecuru bamwe na bamwe bivanga mu mibereho y'imiryango y'abahungu babo. Ugasanga umukecuru sinjye kuvuga ngo nta bwenge, oya aho naba nkabije. Ugasanga uyu mukecuru ndabyita ikira, ntabwo ari gushyiramo inyurabwenge yo kumva ko umwana we hari indi ntambwe yagiye. ubundi agomba gushyiramo inyurabwenge imubwira ngo uyu mwana hari intambwe yateye ava hano ajya hariya. Ubwo yavuye hano rero akajya hariya, nimuha amahoro n'agahenge. Ari nayo mpamvu ngenda nkunda kubwira cyane abantu b'abajene, urubyiruko, ndamubwira ngo niba wageze ku rwego ushobora gukorera amafaranga yawe, tera intambwe uve kwa mama wawe ujye gushaka gete ujya kubamo. Iyo wamaze kujya gushaka gete ubamo, utangira kumenya yuko uri bwishyura amazi, ugatangira kumenya yuko uri bwishyura umuriro kugira ngo ubashe kureba muri ya gete, ugatangira kumenya kwihahira no kurya. Ariko iyo ugumye kwa mama wawe agakomeza kugutamira, ukazava kwa mama wawe ari uko ugiye gushaka umugore, byanze bikunze biraruhanya. Ariko iyo uba muri geto yawe ukazafata intambwe ukajya kureba mama wawe umubwira uti uyu niwe niyemeje kuzabana nawe, hari igihe yicara akavuga ati n'ubundi buriya babana mu nzu, ntegereje ko anyereka ikirori. Wa mukecuru akaba yaramaze kumenya yuko deja yakwikuyeho ko hari responsibility wafashe. Ariko inshuro nyinshi umuhungu ushaka yari akibana kwa mama we, bikunda kuba ikibazo ku buryo bukomeye. Bikunda kuba ikibazo kuko iyo uba kwa mama wawe ukorera n'amafaranga, niba n'umunyu ubuze mu rugo arakubwira ati wampereje amafaranga nkigurira umunyu. Ariko iyo uri kure ye waragiye kuba ahandi hantu, wa munyu yawubuze ashobora no kwemera akawusaba umuturanyi, ashobora no kujya kuwikopesha kuri butike. Icyo gihe aba azi yuko ari bwirwarize, kabone n'ubwo umwana ategetswe gufasha umubyeyi, ufata igihe cyo kuzajyayo ukamushyira bwa bufasha, niba ari amafaranga, niba ari umwenda umuha, ukajyayo rimwe mu mwaka, ukajyayo rimwe mu mezi 3, rimwe mu mezi 6. Wa mukecuru abaho yumva ko atagufite isaha ku isaha. Niyo ugiye gushaka umugore rero birakorohera. Aka kantu abajene ntabwo bakunda kureba ibi biganiro by'umuryango, ariko namwe abakuze nababwira ngo igihe cyose ubona hari uwawe wo mu muryango ugiye gutera intambwe yo gushaka, nushaka iyi nama ugiye mugira, umubwire hakiri kare. Umusore w'imyaka 20 umubwire uti va mu kirambi kwa nyoko shaka ujye gushaka ikibahima. Kera babyitaga kuba mu kibahima, muri ghetto ubu ni ghetto. Umubwire uti ujye gushaka ghetto, utangira ukora akazi, nimba ukora ubuyede, nimba ukora iki, uzaba umugabo uzibeshe. Rero usanga umuntu yakagombye kuva mu rugo afite nk'imyaka ingahe? Umuntu wese umaze kuba umusore ubundi yakagombye kuva iwabo. Umusore nugira umwana w'umuhungu ufite imyaka 20 ukabona nta gahunda afite yo kuva kwa nyina, uyu muhungu no gutunga urugo bizamugora. Ni ukuri bizamugora kuko azahora ari muri mama. Ariko umwana uzi kwisharikira akava iwabo akagenda akajya kwibesha, akamenya ati ndaburaye, akamenya ati ndabwiriwe, uyu mwana gutunga urugo arabishobora.
arabishobora kenshi cyane rwose aba yaramaze gufata inshingano zo guhangana n'ibibazo byo muri iyi si ngenda ngo umuntu wese umaze kuba umusore amahirwe dufite amashuri umwana utari kwiga muri interina wenda akaba yiga muri GS ataha iwabo ubundi umubyeyi yakagombye koroshya ibintu yarangiza ya GS agahita agira gute agahita umwana wagiye wenda muri kaminuza hari ukuntu ajya kubana n'abandi ubwo buzima akaba yabutangiye ariko uyu mwana utaragize ayo mahirwe yo kujya kaminuza utaragize amahirwe yo kujya kwiga muri interina wa mubyeyi we niba ungurikiye kuko dufite ababyeyi benshi badukurikira bataragize nayo mahirwe yo kwiga namubwira ngo umwana uburenganzira bwo kubaho ntiwumve ko ugomba kumukontorora kuri buri kimwe cyose mugira umugabo nyine tangira umutekerereza umubwira uti jya kwiga jya gushaka perimi nushaka iya moto nushaka iyi modoka ya mafaranga yakoreye mu bumotari amenye kuyishyurira inzu amenye kugura umuriro amenye kugura amazi amenye gushaka isabune ye ku giti cye icyo gihe nashaka n'umugore azamenya kuvuga turi urugo ndabasha kurutunga gutya na gutya na nyina najya kumwinjirira azibuka ko umunsi yaburaye ari muri geto nyina ataje kumwinjirira noneho wa mukecuru wari uteze utuntu twa buri munsi duturuka ku mwana we nawe ntadutegereze buri munsi wenda dutegereze rimwe mu cyumweru cyangwa rimwe mu kwezi bizatuma uyu mukecuru adafuhira uyu mugore umusore umuhungu we yazanye turabafite abakecuru bafuhira abasore babo rwose abahungu babo umuhungu yashaka agatangira ati iki gitenge aguze ninjye ari kukigurira kubera iki uyu muhungu nawe yamenyereje nyine ibintu bibi reka tujye tuvugisha ukuri niba buri munsi ugurira nyoko igitenge niba ukoreye 10,000 buri munsi ukamutahana icya 5 buri kumva wowe utari kukabya nibyo nashaka tugarukeho kubera iki umugore wanjye kubana na nyirabukwe niko watubwiye kubera iki bimugora cyane nawe yabona wahamagaye mama wawe mwavuganye iminota irenze 20 ukabona atangiye nawe gufuha ubundi yabona nawe umugurira igitenge ariko yabona waguriye mama wawe igitenge ukabona hari igihe yabifashe nabi ase ni biva hehe hakorwa iki kugira ngo umugore abane neza na nyirawe hari abagore rero nabo babana babi ashaka akagira ngo aje guca umuryango ashaka agahita atekereza yuko agiye gukura umuhungu kuri nyina cyangwa ko agiye gukura umuhungu muri ba bandi bose yabanaga nabo gushaka ntabwo ari uguca umuntu mu bo yari asanganwe ntabwo gushaka ari uguca umuryango gushaka ubundi umugore yakagombye kuba agahuza imiryango ndavuga ngo uyu mugore yakagombye gukunda famiye yaturutsemo agakunda na famiye yashatsemo ndetse akazibera n'umuhuza kuko tujye tubona abagore ashaka akumva ko umugabo ashatse agiye kumwiharira aho yavutse hari atazongera gukandagirayo kandi mwa bagore mwe kuri iyi ngingo ndagira ngo mbabwire ngo amaraso si amazi aho niho hantu hambere mpera hari ikintu kimwe ugomba kwicara ugatekereza ukavuga uti uyu muntu yavukanye n'uyu muntu barakurana barasangira bararwana bararana ku buriri kuba gushatse bisobanura ko ahita yibagirwa abantu ntabwo bishoboka bakarabira mu ibasi imwe uyu mama we yaramwuhagiye aramunyarira akora buri kimwe cyose aramuheka amujyana kwa muganga aramuvuza aravunika aramukanda uzi ko hari umubyeyi usanga ahetse umwana w'imyaka 15 yaravunitse akagenda amuhetse akuriye ikiguru kugira ngo abashe kumugeza kwa muganga uyu muntu nirangiza kumushaka mumenyanye mu mezi 3 uhita utekereza yuko uyu muntu ari buhite yanga nyina cyangwa atongera gusubira kuri nyina cyangwa utekereza ko uyu mugabo ushatse uri gukorera 100,000 azananirwa gukuramo 15,000 akagurira nyina igitenge wamuhetse wamubyaye wamutanitse wamukarabije wagize gute abakora aha hantu nimureke tureke kwikunda
ku buryo bukabije ntabwo uyu mwana kuba gushatse ahindutse igicibwa mu muryango we ahubwo wa mugore we ni gute uri bufate ibi bintu ukabasha kubijera ku buryo umugabo wawe mubane neza mu rugo kandi ntubangamire n'umuryango akomokamo iki kintu hari abantu batabasha kucyumva umugore agahita avuga ati kuva uyu munsi rero uyu mugabo no wanjye ntahazongera guhurira na nyina bishoboka bite se bishoboka bite koko erega ibi bintu uri gukora wa mugore we icara wibuke yuko nawe uri kubyara abana bawe bazabigukorera noneho ikindi gikurikiyeho ibuka yuko uyu munyokobukwe ageze mu zabukuru akeneye imbaraga z'abana be kandi biravugwa ko ubundi urukwavu rukuze rwonka abana kubera ko urukwavu narwo ruba rwaronkeje abana mu buto bwabo kuki umugore rero yicara agatangira gutekereza yuko uyu mukecuru atazigera yonka aba bana be ahubwo njye mbwira bakazana ngo nimube niba ushaka gukundwa wa mugore we aka kantu mu biganiro mama Mignone akora yageze kuri nyokobukwe n'umukazana nta na rimwe nzaba ukubwira ngo wa mugore we niba ushaka kubaka urugo rwiza rukomeye kunda nyokobukwe kurenza uko ukunda umugabo wawe aka ko ndakababwiye n'ibanga nkumeneye uzabibaze mama Mignone azabikubwira iyo wakunze mama w'umugabo wawe icyo ukeneye cyose ku mugabo kimukuraho ubundi niba ushaka kubaka urugo ngo rukomere fata 15 byawe ugende ugurire nyokobukwe igitenge utagishije inama umugabo ukimushyire nyokobukwe asigara kuririmba umugabo azakugurira ikanzu y'ibihumbi 150 icyo kintu hari abagore batakizi ariko buriya kantu gato uhereje nyokobukwe iyo umugabo agiye kuguhereza agukubira ishuri 10 cyangwa ishuri 100 impamvu nizi ikintu cya mbere na mbere mujya mwicara muzirikane ko abahungu bakunda ba mama wabo umuhungu nawe waba afite imyaka 70 nyina afite imyaka 90 uzicara uzirikane yuko azi ko yari mama we anamukunda 100%. Wa mugore we rero niba ugeze nawe mu myaka yawe 65 komeza wubahe nyokobukwe urebe ngo urugo urabubamo ukaruramamo. Wa mugore we niba ufite imyaka 20 ukaba uri kunkurikira uyu munsi kunda nyokobukwe umva nanahagera n'ushaka kugipfukama nushaka kurambara muri kwa kurambarara kwawe umugabo azakurambarira inshuro zirenze 100. Icyo cyo ni ikintu nakubwira ni ikintu naguhamiriza. Umuntu utaramenya ibanga ry'uko gukunda nyirabukwe bituma urugo ruramamo azabyihorera. Ariko sinkubwiye ngo uzabe umucakara we. Kera tuzi ko hari igihe ba nyirabukwe b'abantu bakabyaga akumva niba umuhungu we yashatse doko abonye umuja cyangwa abonye umukozi. Hari abantu babayeho gutyo akavuga ati umuhungu wanjye yashatse mbonye uzajya unkuburira imbuga mbonye uzajya ajya kumbagarira ibishyimbo mbonye uzambagarira amasaka. Hari abakecuru bari babayeho muri ubwo buzima n'iyi saha kandi mu byaro haraho ubibona. Umukazana yaba atagiye guha nyirabukwe umubyizi ntirireme. Ariko wowe nkwikiye ufite smartphone ndakubwiye ngo kugira ngo wubake urugo rukomere nuko ubasha kumenya umuryango ushatsemo ukamenya kuwujera ukamenya kuwitwararika. Iyo wamaze kumenya kuwujera no kuwitwararika ukabaha urukundo nushaka kubaho urw'inyuma ntubaho urwo ku mutima ariko urugaragaze ndagira ngo nkubwire ngo urugo rwawe ruzakomera. Ikintu cya mbere na mbere nukunda nyokobukwe ukagirana ikibazo n'umugabo wamushyiriye agatenge ka 5 London ya 5 yonyine niyo nkubwiye azajya yicara ngo ati umwana wanjye umugabo nagukorera ikosa ukamubwira uti mukecuru uko byagenze gutya na gutya azavuga ati umwana wanjye n'ubundi yari umusinzi. Ikosa rihindukire rijya ku muhungu we abakarume ariko uhabwa agaciro muri rwa rugo. Ariko niba wabiteruyeho bazakuviraho indi muzomerwa. Hari abakazana bavuga ati reka njye sinatorana amabukwe toyoshye ati nimba udafite amafaranga yo kubaka tugende dukodeshe iyo ariko ntunyegeranye na mama wawe. Iki ngiki cyo nabwira umugabo wese ufite ubushobozi ndetse n'uburyo
ngo kudaturana na nyina ngo nabikore. usanga byafashe iki? Ikintu cya mbere na mbere, umukazana na nyirabukwe bazahura batinze. Kwa kundi nyirabukwe yicaraga azi ko umukazana azajya kumukuburira, ntabwo azaba abibona kuko ntabwo waturuka ku musozi umwe ngo uzaze gukubura ku wundi musozi. Ikindi cya kabiri, uyu mukazana no kwa nyirabukwe niba babonye amavuta yo guteka hari ahandi yaturutse. Ntabwo umukazana azicara ngo avuga ati umugabo wanjye dore yahahiye nyina. Kuko impande zombi nidushaka tujye tuzikora hereka. Rero umuntu wese navuga ubifitiye ubushobozi azihangane, najya kubaka urugo ntazaturane n'ababyeyi, mu rwego rwo kugira ngo izi conflict ziba hagati y'aba nyirabukwe n'abakazana use naho uzirinda. Mujye no kubasura, mujyayo nyine mu gihe kitari kinini, cyangwa ni ukuvuga ngo ushobora umuntu wasuye buri kwezi atandukanye n'umuntu mwikubanaho buri munsi. Ari nayo mpamvu buriya hari abantu batabizi, buriya abantu bose bahoze muri fiyansaye nta divorce twazigera twumva muri iki gihugu. Ariko kuki abantu bamaze kubana mu nzu bucya mu gitondo byashwanyutse? Ni ukubera izihe mpamvu? Umuntu muhorana buri munsi ubona utudefo twe, ubona utugeso twe, ariko umuntu mutabana buri munsi ahora ari marayika imbere yawe. Iyo uri muri fiyansaye, umuntu uje kukureba aza afite ukuntu yitwararitse, asa neza, yakarabye, yisize, akaza kandi n'ibyo ari buvuge biba biri ku murongo. Buriya biri ku murongo, ntabwo aza atongana, afite n'igihe gito. Igihe cyagera nimushaka mu marana umunsi wose aragusezera akagenda, nawe ugasigara aho ngaho. Mukazongera guhura wenda nidushake twirenze mu munsi umwe, agaruka n'ubundi afite akeza mu mutima wiwe. Ariko uyu muntu mwirwana aramanza kurebe. Buriya reka nkubwire, ingo zishwana inshuro nyinshi. Uzarebe umugabo wirwa mu rugo cyangwa umugore wirwa mu rugo, uretse nkwereke. Kandi buri muntu wese muzatange comment muri iki kintu. Umugore wirwa mu rugo aramya umukozi, aramya umukozi wo mu rugo. Oya, uri kuvuga umugore udafite akazi nakandi kagero yiriwe mu rugo. Umugore wirwa mu rugo, yego, umugore wirwa nta kazi agira, akirwa mu rugo, akaba afite umukozi wo mu rugo. Ujya ubona arambana n'abakozi? Oya, akenshi bihita binanirana. Impamvu binanirana ngiyi, umukozi aba yamwikubyeho buri kanya, akabona uko umukozi yajabuye mu nkono, akabona uko umukozi atogeje isafuriya, akabona uko umukozi igikombe ataracyandurura, akabona ibyo byose bigatuma bamera nk'aho bahora bashwana. N'umugabo n'umugore rero nabo bahora bashwana kubera izihe mpamvu? Inshuro nyinshi uyu mugabo iyo ahora yikubana n'umugore isaha, umugore ntiyagiye mu kazi, umugabo ntiyagiye mu kazi, aho hantu nta kuntu hataza udukimbirana. Kubera ko uyu mugabo arahita yumva ko umugore wagira ijwi rirenga, ijwi rivuga cyane, umugabo ntiyihanganire rwa rusaku rw'umugore. Umugabo ari buvuge akabukira, umugore ntiyihangane avuga ati iki gikoko ni cyahehe, sibyo? Usange bahora bashwana. Rero n'umukazana na nyirabukwe iyo baturanye biba bibi. Ikintu cya mbere na mbere twibuke yuko uyu mukecuru ntabwo yabyaye uno mugore, ntabwo yabyaye uyu mukobwa. Noneho umuhungu wawe n'umugore we nibagirana udukonfliho gatoya hagati yabo, mama w'umuhungu ari kubireba, byanze bikunze umukecuru azashaka kurengera umwana we. Byanze bikunze umukecuru azatangira avuga ati uyu mwana naramwirereye, naho waba uri umunyamafuti 100%, uhora uri umwana imbere y'umubyeyi, nta na rimwe azaguciraho umutwe. Ahubwo uyu mukazana naho yaba yitwararitse kajana, azahinduka umunyamakosa. Kubera iki? Ari kwikubana na nyirabukwe buri munota. Kera ndetse bajyaga baba no mu gikari kimwe, ariko twari tugifite umuco w'uko nyirabukwe w'umuntu ari uw'icyubahiro. Uyu munsi rero nyokobukwe murahurira mu kabyiniro, nyokobukwe murahurira mu kabari, nyokobukwe muhurira muri resitora, ariko
yaje kurya nawe waje kurya mwese muri restaurant uhita umubwira uti bagupase kamwe nazi nabwenge ko uti bagupase kamwe ni gute se mutarwanira mu nzu ntabwo byabura rero niyo mpamvu ni ukuvuga ngo nyoko bukwe muzahurira muri restaurant muzahurira mu kabyiniro muzahurira mu kabari byanze bikunze ntabwo icyacyubahiro cyabagaho kera cya nyirabukwe n'umukazana uyu munsi ntabwo kikiriho kubera ko ndaguhamagara nk'umukazana nkubwire ati none se waje tukajyana kugura rouge à lèvres si byose kandi uri umukazana wanjye mwese mwisiga rouge à lèvres gusa ni gute bya hazamo gusuzugurana niba rero hazamo gusuzugurana ni nayo mpamvu iyo mwikubanaho buri munsi ntabwo ibyo bintu byazavamo rwose none se mare tukiri aho ngaho ndabyumva nka mabukwe cyangwa se mama wanjye aracyari muto aho birashoboka ko twajya gutura hirya tuzajya babonana rimwe na rimwe ariko se muri cya gihe imbaraga zamushiranye ukeneye kumwegereza ubona kumufashiriza kure bigoye ugahitamo ukavuga ati okay reka tumuzane mu rugo abe hafi tubone uko tumwitaho neza abo bantu babana gute yabana gute n'umukazana we aha hantu rero biba bikomeye cyane bitewe na twa experience umuntu agenda abona ikintu cya mbere na mbere tujye twemera yuko abakecuru baruhanya niba umukecuru rero aruhanya akaba ageze kuri rwa rwego nta mbaraga afite nta n'ahandi wabasha kumushyira usibye kumushyira mu rugo iwawe ikintu cya mbere na mbere ndamanza nkabwira uyu mugore ngo menya ko uyu ari umubyeyi w'umugabo wawe umukunde nk'aho ari mama wawe ugeze mu zabukuru kuba nta kibazo wari ufitanye n'umugabo ariko mama we akaba aje kuba mu rugo nta mpamvu yo kugira ngo bihinduke intandaro y'amakimbirane umugore akamanza akemera ko ibi bimubayeho ejo mu gitondo nawe byazamubaho umunsi yashaje ashobora kuzajya kuba ku bana yabyaye akemera icyo kintu akacyakira iyo wamaze kubyakira mu mutima wawe umuntu kubana nawe birashoboka hanyuma ikindi gikurikiyeho mpita nza ku mugabo nkabwira uyu mugabo ngo uyu muntu uzanye mu rugo rwawe ni mama wawe biragusaba yuko umenya aho mama wawe agarukira muri uru rugo tuvuge urugero muba mu nzu y'ibyumba 2 na salo icyumba cyawe giteganye n'icya mama wawe agiye kubamo nshuti yanjye aho rwose usibye kujya mumanura roho mutagatifu umwuka wera akaza akaba muri korodoro ariko ubundi abagore babiri mu nzu ibyo ntiwabikora imwe ni ikibazo mama wawe wibuka ko ari umugore n'uwo ufite ni umugore bati igihungu cyanjye kirimo kubikora nabi ibyo birashoboka ariko ikintu cya mbere na mbere twicare twibuke yuko uyu mukecuru nabyuka umugore wawe amenyereye kubyuka yakenyeye agatenge mu mabere cyangwa se agasharupe urabona agasharupe se si gatoya agaporo y'igitenge akabyuka yikenyereye agasharupe agakubitana na nyirabukwe hariya mu muryango nyirabukwe ikintu cya mbere nyiragutekereza ariko uyu mugore si indaya ati wazanye umugore w'indaya kandi ntazi ko abyutse mu bwe kubera iki tujye twemera na conflit de generation imyaka atandukanye abantu umugore nawe hari ikintu cya mbere birasaba uyu muhungu kwereka nyina ahagarukira muri uru rugo yajemo kubimwereka ntabwo uzamubwira uti rero mama dore ahangaha ntiyemerewe kuharenga oya hari uburyo ugomba kubikora ugaporoteje umugore wawe hanyuma na mama wawe ukamuha agaciro kugira ngo n'uyu mugore atazamwubahuka inzu murimo navuze ngo araye ari inzu y'ibyumba 2 na salo aho mbuze igisubizo nanjye ntanga ariko biragoyeho ariko ubundi wakagombye kumenya yuko mama wawe azagarukira kuri uru ruhande ukamenya yuko n'umugore wawe uru rugo noneho n'urwe hari henshi hose yemerewe kwa kontrol agomba kureba no mu cyumba cya nyirabukwe niba hakorobye niba hashashe neza niba bari mu muhindurira amashuka umugore wawe yemerewe
kugera hose ariko mama wawe harahagarukira icya mbere cyo abashyitsi bose baje iwawe ntabwo kuko icya mbere cyo nimwicara mugatangira kuvuga ngo anyway uyu mukecuru ntabwo abyumva atangiye avuga ati baranutse nyamugore yazanye se n'abantu bo kuntuka kubera iki yihaye kwicarana nabo muri salo mama wawe wakagombye kumwereka ko atari we ukingurira abashyitsi baje muri urwo rugo kuko ahazi ntabwo ari iwe tujye twicara tunabyemere kandi nawe afite amatsiko yo kuhaza ariko nawe wa mugabo we icara wemere yuko abakozi mukorana niba baje kugusura ntabwo ibiganiro byanyu ari ngombwa ko mama wawe abyinjiramo mama wawe ntagira aho agarukira kuko aha si mu rugo rwe ni ku mwana we ariko si mu rugo rwe niba uri bumuha agace gatoya ari ugumemo ariko ukamwereka ko utamuheje ibintu by'urugo ibintu by'umuryango bisaba ubwenge inshuti yanjye niba utagira ubwenge muri ibi bintu by'umuryango ingo zizasenyuka nyinshi kubera ko dufite ababyeyi tugomba kwitaho kandi natwe tugomba kubaho dukundanye ariko umubyeyi ashobora kuza akaba ariwe kidobye cy'urukundo rwacu iki ni ikintu tugomba kuzirikana yego aho ni ku ruhande rw'umugore noneho natwe dufite ababyeyi babyara abagore bacu ni ba mabukwe na ba databukwe umugabo na ba nyirabukwe na ba yego ariko tukira twe ntabwo bijya bikunda kuba ibibazo cyane ko duhita tubakira nk'ababyeyi ariko hari byinshi tuba tutazi hari byinshi tukaba tuzi ngo twakoze neza ariko hari aho twarengereye nko mu bukwe hari agasitori kamwe ukabona umugabo ngo agiye guhobera mama w'umugore we ubwo ni mabukwe aramuyoye aramuhobeye cyane cyane musati sigaho nta muntu uhobera nyirabukwe gutyo ubwo umugabo abazi ngo akoze neza ngo aramwishimiye kumbe ni ikibazo ahubwo mare twebwe twitware gute kuri ba mama ubundi nyirabukwe w'umugabo kera ukuntu byari bimeze nta mugabo wabonanaga na nyirabukwe nta n'umukecuru wasuhuzaga umukwe we ntibahanaga ibiganza ariko twemere ko turi muri digitali turi mu iterambere niba turi mu iterambere rero ubu basigaye bahurira ku meza ngo ni ibyo kurya ngo ntabwo byabaga nta mukecuru waryaga imbere y'umukwe we cyaraziraga ntiwabonaga aho nyoko buko ari kurya nakubwira ngo no gusuhuzanya hariho ukuntu bitari byemewe yakubona winjiye agaca hirya akagenda ariko uyu munsi dusigaranye umukecuru umwe wari ufite n'umukobwa umwe none uramushatse umukecuru yageze mu zabukuru aragomba kuza kuba ku mukobwa we nta handi hantu agomba kuba mwabagore mwereka mbabwire uzakora ibishoboka byose mama wawe umenye uko umukumakuma n'uko umukumira umenye nahagarukira ikindi gikurikiye woreka ngo ukubite sitori y'akantu gatoya umukobwa abana na nyina mu nzu ariko ahantu babaga barakodeshaga umugabo yananiwe kuba muri urwo rugo ahitamo gusubira mu cyaro ku isambu ajya gushakira akazi mu ntara kubera izihe mpamvu ntakeneye guhuza na nyirabukwe amaso ni umugabo w'icyubahiro dore ni wa mugabo ugifite umuco akicara atari ko ubu nzabyuka mu gitondo n'agakabutura nyiri imbere y'amabukwe uyu mugabo nta bwisanzure afite nta bwisanzure aba afite ati ntambuke njye muri tuwarete mabukwe ndeba abona nta bwisanzure afite ahitamo kujya gushaka akazi mu ntara kugira ngo byere kuba ikibazo hagati ye n'umugore byere no kuba ikibazo hagati ye na nyirabukwe bose bumve ko yatwawe n'akazi ariko umugabo mwaganira agahita akubwira ati atuzi ibibazo nari mfite ati ushobora kubyuka mu gitondo ati ibintu bimeze nabi ati ugakenyera agasuye mukirukanka atagasuye gataka uyu mukecuru yabyutse kare byagenda gute tujye twemera n'ubuzima turimo rero ikintu nashakaga kubabwira umukecuru wese wazanye mu rugo rwawe jya umenya ahantu agomba kugarukira
umenye aho agarukira, umenye ko ari umuntu ukwiye icyubahiro, nawe nurangiza ugaragaza uburere. Umuntu wa mbere mvuga ni uyu muntu yabyaye, niwe ugomba kubigiramo uruhare. wowe atabyaye nta ruhare wabigiramo, ariko wowe ko yabyaye bigiramo uruhare kugira ngo uyu muntu nawe yere kugira ikibazo. Iyo ari umukecuru rero nawe ugifite bwa bumuntu ukiyubaha, nawe arabangamirwa ku rwego rwo hejuru, akajya abona umukwe watambutse akubika amaso, akajya abona umukwe we asohotse cyangwa yakumva urugi ruvuze akatekereza ko ari umukwe we, ukabona yabuze amajyo, yabuze aho kwirwa. Rero sinzi ukuntu tuzabijera bino bintu, ariko hagati aho ngaho navuga ngo hajye habaho ubwubahane hagati y'abantu. Niba ari mama wawe wazanye wa mugore we, umenye ko uyu mugabo ari nyir'urugo, umenye uko wita kuri mama wawe, umenye naho umugarukiriza, umenye ko ntabwo mubyukira rimwe, hari ibintu ugomba kujera mu bwenge. Ubundi rega kubaka urugo mu bwenge. Ibi bintu tuba turi kuvuga hano, ikintu cya mbere na mbere ndagira ngo mubwire abankurikiye ngo nta rugo rwubaka nk'urundi. Ingo ntabwo ari zimwe, haba mu bushobozi, haba mu miterere, haba mu bico, haba mu biki n'ibiki. Rero ikintu cya mbere na mbere kugira ngo uzubake urugo rwawe rukomere ni ubwenge. Icya gatatu, irinda amagambo n'ibigare byagushuka bikutwara mu rwobo. Yego. Ngira ngo Mare, hari ukuntu akenshi ujya wifata ukavuga ati tugiye gusangiza ababyeyi wenda ibyo dufite muri ino minsi, ukavuga ati reka duhere. Akenshi twebwe dukunda ba mabukwe cyane, akavuga ati okay, reka dufate isukari, umuceri, ibishyimbo, tujye kureba mabukwe. Ese ni njyewe ugomba kubwira umugore ibyo turi bujyane? Akenshi hari igihe, aho ngaho impamvu mvuze gutyo, hari igihe usanga kugira ngo ari byo wavugaga wahaye impanuro ku bagore, ibyo ndi bushyire mama wanjye ni njye ubigena, avuga ati fata biriya dushyire mama, ariko ugasanga ibyo tugiye gushyira mabukwe umugore niwe uri kubigena. Ase aho ngaho ni gute nk'umugabo aba agomba kwitwara aho ngaho? Ni njye wabigena cyangwa byose ni umugore wanjye? Ubundi umugore ni mutima w'urugo, umugore ni sekreteri w'umuryango. Iyo mwatekereje kujya gusura ababyeyi, ubundi umugabo niba ari we uzanye igitekerezo cyo kubatereka tujye gusura ababyeyi, umugore ubundi niwe wakagombye kumenya ibyo turi bujyanire ba babyeyi. Wenda umugabo akavuga ati okay, ushyiremo n'agafanta, ushyiremo n'agakeze ka byeri bitewe n'abari bo, simbizi, tugure icupa rya whisky cyangwa irya vin, ntumbaze. Umugabo agasohora ya mafaranga yo kugura bya bintu. Wivuga ngo umugore niwe ugena, ahubwo njya nkungurwa n'abagore bajya kujya gusura ba nyirabukwe batabashyiriye bagaje ihagije. Yego. Ariko yajya kujya kwa mama we akaba yakuzuza akamyo. Aho niho nashaka ngo tugere. Yajya kujya kwa nyirabukwe akajyana ikiro kimwe cy'isukari n'ikiro kimwe cy'umuceri. Yaba agiye kwa nyina akajyana umufuka w'umuceri n'umufuka w'isukari. Mare, utaravaho niho nashaka ko tuganisha. Njyewe umugabo ndabyitwaramo nte none, ntabwo nshaka gushwana n'umugore wanjye ngo mwereke ko ibyo yakoze atari byo, kuko arahita atangira avuga ati ukunda mama wawe cyane. Usange na conflict ziratangiye hagati y'umugore wawe na mama ariwe mabukwe, ariwe nyirabukwe we. Njyewe nabyitwaramo, nabivuga gute yuko ibyo dushyiriye mama wanjye ari bike, hanyuma ibyo dushyira mabukwe ari byinshi? Nabyitwaramo nabivuga gute bidateje ikibazo? Uyu munsi iki kintu kiriho,
cyane ko uri umugabo akaba ari ujya guhaha ibijya kwa mama wawe inshuro nyinshi bishobora guteza conflict mu rugo. Nanone uhashye ibyo kwa mama wawe kwa nyoko uko ukazahereza umugore ngo haha nanone byateza indi conflict kibazo. Numva ibi bintu byose bikwiye gukorwa n'umugore ku mpande zose. Ariko uyu mugore ahubwo niwe wo kugirwa inama. Kubera icyo wumva kwa mama wawe ariho hagenda byinshi, kwa mama w'umugabo wawe hakagenda bike kandi ababyeyi tugomba kubanganyisha. Aho bihita binyibutsa gastori ko umugabo wabwiye umugore we ati tujye gusura mama ararwaye. Umugore yajya kugura akajya gure iseru rimwe ry'umuneke n'akaritiro kamwe k'amata. Umugabo yamuhaye amafaranga bakagenda umugore yabona bakasinzira itariyo atarijya kwa nyirabukwe akabona barakomeje akabona binjiye kwa mama w'umubyara. Umugore yarahageze araturikararira. Aramaze ati kuki utigeze umbwira ko ari mama wanjye wari urwaye diriri. Umugabo arangije amuga ati ariko nakubwiye ngo mama ararwaye. Bombi ni ba mama wawe. Ba mama nibo rero ko tubita. Nge nawe se nituri umuntu umwe. Umugore ariko byamuteye ipfunwe n'ikimwaro bitewe n'ibyo yari atashye. Abona ko yakoze ikosa rikomeye. Ariko umugabo ngo yamubajije atese ibyo washyira mama wawe ntago ari byo washyira mama wanjye. Ati bose ngiye ko nzi ko ari ba mama. Ko naguhaye amafaranga yo kubikora kubera iki? Ahubwo se insago y'aya mafaranga ubundi yari igiye hehe? Rero ndagira ngo ahangaha mbwira abagabo bafite abagore bameze gutyo icyambere cyo no kwihangana. Ko urugo rwawe ntabwo ugomba kurusenya. Kandi nurangiza ubimenye mu ubwenge. Nubona njyewe reka nkubwire ukuntu nabikora ndi umugabo. Umugore namureka agakomeza akaba sekreteri w'urugo nyine, umutima w'urugo. Akajera ibyo bintu. Nabona yageze kwa mama n'ubundi yamuhaye intica n'ikiza. Mama nkamupfunda udufaranga ku ruhande. Kandi simwereke ko ari ikindi kibazo. Simwereke ko hari n'ikindi kibiherekeje. Tukitahira. Sinkomere utende kugira ngo umugore akomeze atuze mu rugo atekanye. Mare hari abantu bigora kubaho gutyo. Aho ububayeho biragoye. Aho ububayeho nk'indyarye kandi none mubwira ko urwo ruri busenyuke rwose kujya witwara kuvuga ati ukabona afashe ikiro tuvuge muragiye mugiyeyo kusura mama wawe ayatwaye ikiro kimwe cy'isukari kwa kiro kimwe kandi bamuhaye amafaranga agura umufuka kandi ubushize mwagiye kwa mabukwe ari we mama we mujyana ibitoki ibishyimbo ibirayi mwari muri isukari umuceri kawunga yesu none mugiye gusura mama arakubwira ati rega turi no muri krize urabibona agahita kumvisha ko muri ibintu byinshi akagura ikiro cy'isukari ukabibona cyonyine ati ngaho ati imodoka tugende mumare mukarinda mugerayo biragoye umutima waguhagarara wabicecetse biragoye ibyo bintu abantu bavukanye guceceka nyine none tubigenze gute ibyo bintu wabibaho gutya tubigenze gute nibyo nshaka ngukomozeho unatubwire twaba bagabo ni gute wabivugamo kugira ntibitere ikibazo mu rugo kubigiraho inama umugabo biragoye sinkubeshye biragoye kuko uyu mugabo navuga umugore arasakuza uyu mugabo nashaka gukoresha ijwi rya kigabo konfuri ziraba zitangiye ahubwo njyewe umugore niwe mpindukira nkabwira wamenye ko uyu muntu yakubyariye umugabo ukamuha agaciro nk'uko nawe aha agaciro umuntu wamubyariye umugore ariko umugabo ahaho rwose biragoye nyine niba abagore baviziyo sinjya nkunda guca ku ruhande biragoye kuko kubwira umugabo ngo kora gutya na gutya biragoye usibye ko uyu mugabo atitwaje ikofi ngo ahereze nyina yumve ko nawe ashize agahinda ko ku mutima ni ukwitwaza ikofi ukamupfundika udufaranga kwa kundi wavugaga agahahamo
ariko uyu mugore rwose nawe Mana nyagasani niwe wo kugirwa inama kurenza ibindi byose, inama wo kugira umutima wo gufata ababyeyi bose kimwe. Yego. Kunda ababyeyi bose nk'abawe. Ngira ngo reka tugushimire Marene, tunagushimire uruhare ugira mu kubaka imiryango nyarwanda. Ibiganiro nk'ibi ubisanga ahantu hakeya, ni na bake uzabona bitanga muri ino minsi, dore ko hari gutandukana kw'ingo nyinshi, divorce zariyongereye. Hano rero uri muri bamwe batanga uruhare rwabo ku biganiro, bagatanga ibiganiro byo kunga imiryango nuko imiryango yabana neza. Turagushimiye rero cyane, ibiganiro byacu nakagaruka ngira ngo ku Isano News. Turabakunda kandi muzajye mukomeza mudukurikire. Nyamuna turabasaba gukora subscribe abatarayikora, kandi namwe abayikoze turabashimiye, mukore share, like ndetse na comment. Munabaza Marene ari cyo wifuza. Marene ngira ngo watanga nimero zawe nanone. Okay, reka mbahe nimero zanjye. Nimero zanjye ni 0788268322. Iyo ukeneye n'impuguro nyinshi cyane ujya kuri Mama Mignone Official, channel yitwa Mama Mignone Official, ukahasanga ibiganiro byinshi nkunda kuhanyuza byubaka umuryango. Hanyuma rero abatarakora subscribe ni mukore subscribe. Ibi biganiro byacu ni byiza, kuba bitarimo amatiku ntibyababuza kubikurikira, mujye mubikurikira kubera ko nibyo bizatuma n'itiku rigabanuka. Uri itiku uzitiku itiku rivuka kubera yuko hari umugabo watandukanye n'umugore, hari umugore batwariye umugabo, hari umugabo batwaye, hari umugabo byagenze gutya na gutya. Ubwo ibyo bikabasaga ndende, ariko nimba dushaka kwirinda ibi bintu ni ukuri nimukurikire ibiganiro bya Mama Mignone Official. Babikurikire cyane kabisa. Yego. Murakoze cyane, ngira ngo reka tubararikire ikiganiro cy'ubutaha, nacyo kizaba ari cyiza, ndetse tuzaba turi kumwe nanone na Mama Mignone. Ciao.